أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الناس. قل أعوذ برب الناس. من سلك طريقا نزافة inzira yahitanye fihi ilman agamije gushaka ubumenyi sallallahu lahu bi imani zamworohereza tariqan ila aljanna inzira igana mu ijuru. kugira ngo muri kubona twicaranye n'abashekhe b'ejo hazaza n'abashekati n'abantu bakomeye. Aka kanya bashobora kuba bicaye hano, ariko mu gihe kizaza nibo bazaba badusarisha batubwira n'amafutuba ndetse banatwigisha n'iri dini. Mabad nkaba ndi hano kuri Masjid Tawhid, umusigiti wa Cyahafi, aho naje kwitabira ifatwa ry'amanota cyangwa se isa nkaho ari gusezera iyi vacances. Abana bari bamaze iminsi bari kwiga Qur'ani, igihe cy'amashuri kikaba kigiye gutangira. Abarimu rero muri iyi vacances bari bafite akazi katoroshye ko kwigisha abana umubare mwinshi, ndetse n'abana bari bafite gahunda yo kuza kwiga buri munsi, aho usanga bamwe mu babyeyi bafata abana babo muri vacances cyangwa se muri grand vacances mu biruhuko bikuru bakabajyana gusura abantu. Ibiruhuko byose bikaba ari ugusura abantu. Bamwe mu babyeyi bafata abana babo umunsi wose cyangwa se igihe kinini bakakimara bari mu misigiti, bari kwiga Qur'ani, bari kwiga amagambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, bari kwiga amagambo y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Ngira ngo muraza kubibona, abana badushimishije cyane, aho batwigishije gusari, batubwira amagambo, batubwira ibyiza byo gushaka ubumenyi, ndetse batubwira na adab, imyitwarire y'umuyisilamu, nk'uko muri buze kubibona. Rero ni iby'agaciro ibi byose bakaba babyize mu gihe cya vacances. Ese turibaza dufasha abana bacu bakajya bagira igihe cyo kwigira idini, bakariha agaciro, barangiza amashuri yabo agiye atandukanye bafite n'ubumenyi ku dini, kandi ari abantu bashikamye mu dini ya Islam. Ubwo ibyo rero mu Islam uzareba iyi video aho uherereye hose, fata umwanya wawe. Igihe umwana wawe abonye vacances, niyirirwe mu mafilime, niyirirwe mu bintu bidafite akamaro, umushyire mu ishuri rya Qur'ani, ndetse na vacances nizirangira akomerezeho. Igihe kizajya kuza ari umwana ufite agaciro, ari umwana ufite adab cyangwa se urangwa n'icyubahiro ndetse n'ikinyabupfura aho aherereye hose, ari umwana ufite ubumenyi. Ibyo rero insha Allah nizo nama nabagiraga. Ngira ngo muri kubona twicaranye n'abashekhe b'ejo hazaza n'abashekati n'abantu bakomeye. Aka kanya bashobora kuba bicaye hano, ariko mu gihe kizaza nibo bazaba badusarisha batubwira n'amafutuba ndetse banatwigisha n'iri dini. Sabru talabil ilmi, agaciro ko gushaka ubumenyi. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, intumwa y'Imana, imani y'amahoro n'imigisha yaravuze iti, ومن سلك طريقا نزافة inzira yahitanye fihi ilman agamije gushaka ubumenyi sallallahu lahu bi imani zamworohereza tariqan ila aljanna inzira igana mu ijuru. Rawahu Muslimu, yakiriwe na Muslimu. Al-adabu, imyitwarire, wal akhlaqu, n'imico, al-yawmiya ala al-muslimi, y'umwisilamu ya buri munsi. Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama, intumwa y'Imana, Imana iha amahoro n'imigisha yaravuze iti, waman kana yu'minu billahi, uwemera Imana, wal yawmil akhiri, n'umunsi w'imperuka, falyakul khairan, ajarangwa n'imvugo nziza, aw liyasmutu, cyangwa se yicecekere. Rawahul Muslim, yakiriwe na Bukhari wa Muslimun na Muslimu.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم intumwa y'Imana Imana iha amahoro n'imigisha yaravuze iti min husni islamil mar'i ibyiza ku buyisilamu bw'umuntu tarukuhu ma la yanihi nukureka ibitamureba rawahu tirmiziyu yakiriwe na tirmiziyu anna rajulan sa'ala rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama umugabo yabajije intumwa y'Imana Imana iha amahoro n'imigisha awusini ngaho ngira inama qala aravuga ati la tagdabe ntukarakare faraddada mirara akomeza gusubira mu busabe bwe qala aravuga ati la tagdabe ntukarakare rawahu al-Bukhari yakiriwe na Bukhari. billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي التحيات الله والصلوات والطيبات. niyo mpamvu rero aba bana ko mubabona bose hano mfite amabireta aba bana bose baratsinze ariko tuzi yuko burya ishuri rigira uwa mbere n'uwa kangahe n'uwa nyuma ariko njyewe buryo mbibona bose baratsinze sibyo wenda ubushobozi nicyo cyabaye ikibazo kuko bose ntabwo banganya iki ntanganya ubushobozi bose ntabwo banganya ubushobozi ariko ku bushobozi bwa buri umwe buri wese yagize iki yaratsinze rero umwana wahize abandi wagize ubwitange kurusha abandi akaba ari n'umwana ugiye kurangiza akajuzu urebye arabura nk'agapaje kamwe n'uwo bita utete wabo rani أكبر الله لا إله إلا الله الله turakurikiza umwana wa kabiri nawe witwaye neza bakaba bamwita Ismail Laki ninde akira nawe n'umwana witwaye neza nawe akaba agiye kurangiza akajuzu nta n'umubyeyi uri hano umubyeyi we afite ikibazo cy'uburwayi ntiyagira umuhagararira nshaka undi mwana witwaye neza ku mwanya wa gatatu n'uwo bita Uwase Shima Asiya umwana mutoya cyane uzi gusoma Quran. Ibyo rero turashimira ababyeyi kuri uyu mwanya baba bafashe bakigisha bakajyana abana babo kwiga. Turashimira abarimu by'umwihariko umwanya baba bafashe bigoye ku bana benshi bakabigisha kandi bakabigisha amagambo azabavuganira hano ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka. Turanashimira muri rusange uwo ari we wese ugira uruhare mu iterambere rya Quran, mu iterambere ry'umwana kuva ari mutoya kugeza akuze. Rero wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.